Ndi mugufi pe. Ureshya ute? Nta na metero reka ndebe. Mvaha nkagera. Se ndi kagufi pe. Utari munsi ya metero imwe na santimetero 60. Ntabwo mbizi ariko tuzabireba. Utananutse. Sinanutse. Jewe nshima Imana dore mfite n'akaboko. Ari munsi y'ibiro 60. Ni ibyo byonyine. Imico si ubwo uvuze ni iyi. Umukobwa utabeshya gusa. Iyo atabeshya buriya biba bihagije. Ikindi. Nanjye ntabwo njya mbeshya. Ikindi ntacyo. Ni iki umukobwa mukunda ashobora kugukorera ugahita umva muzinutswe burundu nyine ugahita umva n'ikintu utamubabarira nyine atagusemba imbabazi umubabarire. Kumbeshya. Kukubeshya. Okay. Ubwo defo zawe ni izihe wowe uzi kugira umukobwa atakihanganira? Iyo umuntu ambeshye ndarakara. Birandakaza cyane. Iyo umuntu ambeshye nyine birandakaza cyane. Okay. Iyo nta kosa nta kibazo. Nibicyagukorera ukishima. Nyine urumva ni ikinyoro cyo kubeshya. Iyo ambwije ukuri yari umwana mwiza witonda abari sawa. Wewe ushaka kumbaza? Kino nakubaza wowe ukunda iki? Okay, ugendera ku kinako. Mume gift ariko, mume gifti. Nje munatapinge mukore na mariposa. Ugendera kuki uhitamo umu boyfriend? Ikintu cya mbere ngendana nuko abansumba atari inzobe ikinda nkunda ibyo bihagije. Wavuze kuri mugufi ya ubwo ndagusumba nta nubwo ndi inzobe. Okay. Ikindi ni ikishaka kumbaza. Ahubwo wowe buretse gato. Nibagiwe akabazo ko kukubaza. Thank you Kotana. Abakobwa se ko baba bashaka amafaranga cyane? Nawe uri mu bakobwa bashaka amafaranga? Iyo uvuze abakobwa kandi nanjye ndi umukobwa niyumvamo. Okay, nshobora kudashaka menshi arushe ubushobozi bwawe ifite. Akuna ngo nzabura kwaka make. Sibyo? Sibyo? Ukajya muri saro wenda cyangwa kuyobusara like nyine nshobora kukwaka nka rimwe mu kwe ntabwo ari ukuntu umukobwa akundana n'umuhungu akamugira papa w'umubyara ariko nanjye sinza kugira umubyeyi wanjye pe nk'umuco. Nshobora kukwaka amafaranga rimwe akuganye ni kwisikisha ukayama nuyabura rimwe ukayabura kabiri sha ntacyo nzamfata mubwijije ukuri. Uzahita uvuga ngo wapi ntabwo ari wowe nasabye. Yego kubera ko ntabwo nzabanya kwaka buri munsi. Yakora cyane ahubwo uzabashe kumwitaho ahubwo se uratsindwa. Oya njye n'ubundi ndakora. Okay. Ikindi kibazo. Yes mami. Ikindi kibazo. Ndumva wowe ukora iki mu bisanzwe harya? Ndi umunyeshuri. Wiga he? Wiga mu kangahe? Niga UTB niga mu wa kabiri. UTB bijyanye n'ubukerarugendo. Rero nanjye kamubwira nkunda ari byo nanga. Ko nubona umukobwa utari umutesi yajya mu gisirikare. Icyo tukiyorere. Ikindi rero nkunda umuntu unkunda ahabyerekana yose kabona yuko nyine I'm the one nubwo wamunsha inyuma ariko ndi main one nta kintu byaba bintwaye right. Wewe ibyo bintu urabikora? Yeah. Ibiki ukunca inyuma kuguca inyuma? Apana. No ndavuga iyo ukunze umuntu nawe uramwamamaza. Icyambe cyo hano twamamaye byarangiye ubu abantu magana ngaye bari hano bose twabatuye. Wanamamaye byariko. Icyo sitakoze.
igihumbi urumva ratamutamamaye sibyo wamamaye pe Umugani n'umugani na batatu. Chaneri like Ariko you're so amazing nje ndi kugukunda ariko nyamara utora ku icyapa cy'inzu kiriho n'amazina yawe ariko uyu mukobwa nanjye namubonye numva nyishe mu magara. amagara y'ihorerezi amagara yawe njye nawe urakunda n'umuntu utagira amagara Nyine nakubonye numva birakaze. okay ubwo dukundanye bye Wari ugiye kumbwira harya se mujyahe sinabahaye iminota nayibahaye muyikoresha asigaye 5 wari wose ugiye kumbwira nisanzwe defo. nanjye kukubwira Defo. kandi nakubwira ngo defenye nditetesha bikabije Yose ni defo. hari umuntu ushobora kubangamira Ntabwo ari defo, iyo ni karita. defo ndayibutse ntabwo nkunda umuntu unegeka Ntabwo ukunda umuntu untegeka nkunda umuntu nyine ambwira ikintu tukigaho twumve ko nyine birakwiye cyangwa ntabwo bikwiye niba nkubwiye shu ndashaka gusohoka wimbwira ngo hoya ngo icara aho ngaho oya mbwira ngo urumva ubishaka ite mubwira ndumva mbishaka noneho itumbaze se kubera iki biki ngusobanura impamvu nshaka gusohoka ubundi itenjye ni urugero se akaba ari nkanjye wenda ubwiye uti urashaka gusohoka ko dusohokana utari wabimbwiye tutari tubiziranyeho ntabwo mba nemerewe kukubwira ngo oya ibyo byo urabyemerewe ariko niba nshaka gusohokana n'inshuti wanjye nka ukabikubwira ugahita wivugishwa ngo oya ngo ryaba mu rugo ngo ibiki ntabwo ibyo ntabyemera ibyo ndabyemera nta kibazo ibyo biroroshye ujya ucana inyuma oya ubanje kubitekerezaho cyane rega igihe nshobora kugusubiza nkazacikwa ariko impamvu mba nkubwiye oya ni uko ubwo mba ntekereje umutwe wanjye ngahita numva oya ntabwo njya nkundana n'umukobwa unywa inzoga takira undi riri unywa inzoga ubu koko ubuze umugore kubera ko mwese aranywa cyane ashobora kuba asoma ngabanye cyangwa nkagenda nzicikaho gake gake yanazireka kubera wowe ubwo kagacupa wowe ko wakimuka i Nyamirambo si byose nyine ngiye kumubwira undi mwana ashobora no like Neri can you ni ukuvuga ngo nyine Reste Neri uranywa cyane ku buryo byateza ikibazo urugo ndi kuri live ndi kwishakira umugabo mubwiye ko ndi gushaka umugabo umva ako Neri so wavuze ko usengera muri Zion nisengera kandi umuntu ukora ariko reka nkubwire impamvu kumva nakuriye mu bakatolike urumva abakatolike noneho abana twakuriye kwa nyogokuru kera bajyaga baduha inzoga ko ari umuti w'inzoka natwe dukora twumva ari umuti w'inzoka tukajya aho tuzigurira ariko ikibazo cyanjye ntabwo nyine nzinywa cyane ku buryo byakangiza urugo kumva ariko bitewe n'ukuntu umuntu agutreatinga ashobora kuvuga ati rero my husband nagakunda umuntu umva se Neri subiramo ako kantu ngo words umva se Neri subiramo rimwe ryonyine gasubiramo numva karyoshye it's like sounding so good Eric barakubwira ngo my husband umva se Neri yes my husband ni ukuvuga ngo I saw a husband